Namakuru abantu benshi bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo bitandukanye. Yataye umwana arangije afata indege n'abandi badamu b'abaherwe bigira Miami Beach kurya ubuzima, bavuye Miami Beach berekeza mu gikombe cy'isi kureba umupira. Ubwo niko Uwinkeza Pamela akomeza kugenda afata amafoto apostinga ku mbuga nkoranyambaga, akirengagiza ko yasize umwana wonka mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo Runa nk'umwana wa The Ben na Pamela asigara mu rugo asigirwa The Ben, ubwo The Ben niwe uri kurera umwana. The Ben nawe azabibone, ubwo ngubwo umugore yamutaye agenda nyine afata indege n'abandi badamu berekeza Miami Beach. Mu by'ukuri bahita bajya kureba igikombe cy'isi, ubwo bakihava ubwo ibyo byose byakozwe uwitwa The Ben atabizi. The Ben azavuge mu by'ukuri umugore amwoka inabi, atangire kumubwira nyine amagambo atari meza. The Ben nawe bimubabaze avuga uti umugore wanjye arananiye kuko ibintu byose akora abikora ku giti cye, nta kintu na kimwe angishaho inama. Ubwo rero Mugisha Benjamin yafata telefone ngo ahamagara umugore we amubwire ko umwana mukumbuye, umugore we yanga kumufata. Yanze kumufata, uwitwa Mugisha Benjamin ahamagara uwitwa Sherry Silver bari kumwe. Mu by'ukuri azamubwira uti wabwiwe madamu agataha ku mwana arimo kurira, nyine umwana akeneye konka, umwana akeneye ibere. Murabizi ko umwana agomba konswa iminsi igera ku 1000 yose, ariko iyo minsi Uwinkeza Pamela araneneye, amaze iminsi igera kuri 31 atari mu gihugu cy'u Rwanda, atari mu rugo. Ni gute acunga nagiye gupagasa gushaka umugati, yarangiza agafata indege akarenga kuri ibyo byose agata umwana twabyaranye akamuta azi ko atarava ku ibere. Ibyo byose rero bikaba intandaro, bikababaza uwitwa Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben uza kumwita uko bishaka bitewe nuko umunsi ubwo nyine ngo bamwita one of kind, ngo ni Tiger B. Ariko uwitwa Tiger B urugo ruramunaniye, ubu ngubu ni gatanya iri guhumura kwa Pamela ndetse na The Ben. Ubwo benshi barakomeza kugenda bibaza impamvu Pamela afata umwana akamusiga mu rugo, yarangiza akajyana n'abandi badamu b'abaherwe bakajya Miami Beach, bava Miami Beach bakajya kureba igikuva nyine igikombe cy'isi cyatangira. Uwitwa Pamela yafashe indege mu by'ukuri yerekezaho kirimo kubera. Ubwo ibyo byose abikora azi ko afite umwana ucyonka, abikora azi ko mu by'ukuri umugabo nawe aba ari kugenda arwana no gushaka nyine asiga umwana n'umugabo bose arabata. Ibyo byose ni nkubwira ngo byakozwe witwa The Ben atabizi, uze kubyumva utyo. Ingo z'iyi minsi ni ukubona nyine zubakiye kuri image nyine uraza gusanga ibintu biri kuba muri iyi minsi biteye ubwoba. Nta bantu bakibana ngo bazabana karamata nk'uko babisezeranye imbere y'amategeko n'Imana n'abantu. Ubwo Uwinkeza Pamela azacunge The Ben yagiye mu Burayi kuririmba mu bitaramo kugira ngo abone amafaranga yo gutunga umugore n'umwana, ariko umugore azacunge The Ben ari mu Burayi afate indege nawe ahite ajyaho igikombe cy'isi kiri kubera. Ubwo yafashe indege yerekeza mu Burayi, mu by'ukuri ajyana na Sherry Silver n'abandi badamu b'abaherwe. Ubwo ngubwo nyine bajya Miami Beach bahita berekeza aho igikombe cy'isi kirimo kubera. Aka kanya tuvugana The Ben yahamagajwe igitaraganya aza kwisanga mu gihugu cy'u Rwanda, bamubwira ngo umugore wawe amaze iminsi 5 atari mu rugo. The Ben yaratunguye cyane, anavuga ko atari ubwa mbere Uwinkeza Pamela amukora ibi bintu. Nukuvuga ngo umudamu wa The Ben akunda kwirira isi, nyine akunda ubuzima bworoshye, ni wa muntu ushaka kujya Miami Beach, ni wa muntu ushaka kujya state, nyine Amerika yose arashaka kwitembera. Mu by'ukuri aba mu gihugu cy'u Rwanda. Ayo ni amafaranga nimuza kumva ngo ajya Amerika nkuri kujya mu by'ukuri Nyabugo, uze kumva ko nyine muri Amerika na amafaranga nagahurumburo k'amafaranga. The Ben akamubwira ngo wazatuje ko twabyaye umwana tukamurera aho muri Amerika, ushaka ko tuzajya kuba tuzaba tujya kuhaba, reka tubanze tubona amafaranga. Pamela arangaranirana avuga ko agomba kwibera Miami Beach. Ubwo ngubwo ushobora kumva ndi kuvuga Pamela cyane ukibaza ko na The Ben mu by'ukuri ari fiyera. Hoya, The Ben nawe arashinjwa ngo kujya mu by'ukuri mu Burayi ariko agaca uwitwa Pamela inyuma. Ubwo Pamela akavuga ngo umugabo wanjye aranca inyuma buri munsi, namubwira ko bimbabaza ntabyumve, namubwira ngo ampereze umwanya wo kwitekerezaho, umwana akahita munyaka. Kuko biravugwa ko atari ubwa mbere Uwinkeza Pamela na Mugisha Benjamin mu by'ukuri batandukanye cyangwa se bahanye gatanya y'iminsi yo kujya kwitekerezaho, ariko bikaza kurangira bongeye gusubirana. The Ben yabona umugore agiye kwahukana cyangwa se bahanye iminsi yo kwitekerezaho, akamubwira ko agomba kumusigira umwana, atagomba kumujyana mu by'ukuri aho atazi. Kuko nyine The Ben avuga ko afite inzu, avuga ko afite ibyo kurya n'ibyo kunywa, atagomba kujyana umwana we mu buhungiro niba batari kumvikana iby'umwana ntabwo agomba kubigaragaramo.
ubwo rero Uwinkeza Pamela yagenda gutyo yakubita amezi 2 akabona nyine umwana aracyarimo kumugaruka mu butekerezo cyane. Uyu mwana wa The Ben aragererewe, ibibazo ni byose, kubona ushobora kumara ukwezi kose utari konka ibere nyine ni ibintu bishobora kuba mu by'ukuri bibabaza. Ibi bintu biraza kuba bibabaza uyu mwana, ashobora kuba afite agahinda. Ubwo rero benshi babibona bakomeza kugira bona Uwinkeza Pamela ari gukomeza kugira yifotoza amafoto ari mu Burayi, nyine ari kumwe n'abandi badamu bari kwirira isi, ntabwo iby'umwana abyitayeho. Ubwo ngubwo ni ibintu byakomeje kugenda bishengura benshi mu bakunzi ba Pamela, barakomeza kugenda babona ibintu mu by'ukuri bakamunenga cyane. Ubwo The Ben ndagira ngo mu minsi mike yashize mwabonye mu by'ukuri azana uwitwa Ashton Hall na Ashton Small, mu by'ukuri baza mu rugo iwe, ariko bahaje bamubaza ngo umugore ari he akamubura. Ubwo rero nibwo yaje kumwarwa, afata telefone ahamagara Uwinkeza Pamela, yanga kumwitaba. Yanze kumwitaba arongera aramuhamagara. Mu by'ukuri Pamela abonye bakomeze kugenda bamuhamagara cyane, agira ngo nyine hari ikibazo cyaba kivutse mu rugo, urumva nyine hasize umwana, aba afashe Mugisha Benjamin. Agifata Mugisha Benjamin ahita mupresenta kuwitwa Ashton Hall, ari nabwo mwabonye mu by'ukuri amavideo yakomeje kugenda acicikana, Ashton Hall na The Ben ndetse n'Uwinkeza Pamela bari kuvugana kuri telefone. Ariko nubwo bavuganaga Uwinkeza Pamela, bivugwa ko hari n'abandi bantu mu by'ukuri bari kumwe, aho yagiye avuga ko arimo kwitekerezaho kugira ngo yongere kugarura ubuyanja cyangwa se kugira ngo yongere kugira ubwonko butekereza neza. Kuko ngo uwitwa The Ben n'uwitwa Pamela iyo batari guhuza neza cyangwa se iyo bashwanye bahana iminsi yo kujya kwite, nyine n'abasirimu bo ntabwo bari buze gushwana mu by'ukuri bishyire ku karubanda. Benshi bababona bakavuga uti babanye neza. Uwitwa Uwinkeza Pamela akomeza kugenda avuga ko yabujijwe kujya kuri kamera, ngo nyine Mugisha Benjamin yamubujije kujya kuri kamera, ntabwo agomba kujya kuri kamera, nimba yarabaye umudamu agomba kuba uwo mu rugo gusa. Uwinkeza Pamela akavuga uti ntabwo byakunda, twahuye nanjye ndi icyamama, twahuye nanjye ngaragara kuri kamera, Empressa ugomba kundeka ngagira freedom, kuko ujya kunshaka n'ubundi wanshatse ndi icyamamare, wanshatse ndi icyamamare ndabisubiramo, nimba ari ibyo utangiye turaza kwaka nyine turaza kuma gatanya dutanduka, ntabwo uri buze kunyobora bikunde. Uwinkeza Pamela ubwo ngubwo bikamutera umujinya, kumva ko atagomba kujya mu biganiro, kumva ko atagomba kujya kuri kamera, ngo mu by'ukuri agomba kuguma mu rugo akagura business, akarera umwana ndetse n'ubundi akajira nyiri by'urugo. Uwinkeza Pamela akavuga uti ntibyakunda, tujya guhura wansanze ndi umustar. Ubwo nyine kugeza kuri aka kanya ntabwo barimo kumvikana, ni kugeza naho bahanye iminsi yo kujya kwitekerezaho kugira ngo buri umwe ashyire ubwenge ku murongo. Ubwo rero ibi bintu birakomeza kugenda bibabaza abakunzi ba Mugisha Benjamin, birakomeza kugenda bibabaza abakunzi b'Uwinkeza Pamela. Umwana wabo Runa akaza muri ibi bintu gute? Runa abantu benshi barakomeza kugenda batanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, bakavuga uti uyu mukobwa wanyu murimo kumwangiza. Ni gute umwana ari buze gutungwa n'ibiryo, mu by'ukuri ari buze kuba atungwa n'imashini? Ibyo ntabwo biri buze, nyine mufite amafaranga mwabikora, kandi koko anameze neza. Uramureba kuri image ukabona n'umwana usa neza pe, ukabona nyine yonse, nyine ubukene ni bubi cyane pe, ubukene ni bubi cyane, kuko urebye umwana uraza kubona n'ubundi n'umwana wo mu bisubizo gusa. Ariko biravugwa ko Uwinkeza Pamela arafata indege akigendera, umwana akamara iminsi 30 atarafata ibere rya mama we. Ubwo nyine araza kuregwa n'ibiryo byo mu mashini, araza kuba aregwa n'abakozi bo mu rugo, ariko ntabwo ari buze kuba abona mama we. Kugeza kuri aka kanya nibyakomeje kugera bivugwa, ndetse biri kumvikana ko Uwinkeza Pamela na Mugisha Benjamin cyangwa se Tayigabi uze kumwita uko bishaka bitewe n'uko wamumenye, biri kumvikana ko hari guhumura gatanya ishobora kuba yaza mu minsi iri imbere. Kuko ngo Uwinkeza Pamela yabujijwe uburenganzira bwo kujya kuri kamera, bwo kongera kujya mu biganiro, nyine aravuga ko bitakunda, ndetse akanashinja uwitwa Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben Tayigabi uze kumwita uko bishaka bitewe n'uko umuzi. Arashinjwa kujya mu Burayi mu by'ukuri akitwaza ko ari umuhanzi, azajya ajya mu ndirimbo agakora indirimbo, ariko kandi witwa Pamela nimba bibona mu buryo butari bwo akavuga ko umugabo we Mugisha Benjamin mu by'ukuri amuca inyuma. Ugasanga nyine Pamela aravuga ko bimutera agahinda kubona yitwaza ko ari icyamamare, akajya mu Burayi agakora indirimbo, nyine akagenda ahura n'abakobwa batandukanye. Ubwo birumvikana ko Uwinkeza Pamela nyine nk'umugabo we araza kuba amufuhira.
arakomeza kugenda afuhira Mugisha Benjamin avuga uti ntabwo biri buze gukunda uritwaza kujya mu mahanga ngo ugiye gushaka mu by'ukuri umugati, ukitwaza ngo ugiye gukora indirimbo ariko ngiye mbibona mu yindi shusho itari yo ubingaragarizamo. Ugasanga nyine witwa Pamela arakomeza kugenda agaragaza ko Mugisha Benjamin ashobora kuba amuca inyuma. Byose ni ibikomeza kugenda bivugwa, ngira ngo turebe ese biri kugenda gute kugeza kuri aka kanya. N'amakuru abantu benshi bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo nyuma y'uko bakomeje kugenda bagaragaza ko Uwinyeza Pamela amaze iminsi 31 ataragaruka mu gihugu cy'u Rwanda agasiga umwana. Ubwo abantu benshi barakomeza kugenda banenga uyu mudamu wa Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben, uraza kumwita uko bishaka bitewe n'uko amumenye. Barakomeza kugenda bavuga ko yataye umwana mu by'ukuri akajya mu mahanga kurya ubuzima ariko agasiga umwana, ndetse kandi benshi bagaragaza ko uyu mwana azagirwaho ingaruka no kubura imyonkere y'umubyeyi. Ubwo nyine benshi bagakomeza kugenda bibaza impamvu Uwinyeza Pamela ashobora guta umwana yarangiza akajya mu Burayi mu by'ukuri kurya isi ariko agasiga umwana. Bakibaza uko uyu mwana azabaho atarimo guhabwa ibere n'umubyeyi ari kurerwa n'imashini, bigakomeza kugenda bibacanga. Ariko urugo rwa Mugisha Benjamin n'Uwinyeza Pamela birakomeza kugenda bigaragara ko hari iminsi igera mu by'ukuri bagashwana, umwe agashinja undi kumuca inyuma, undi agashinja undi kumuca inyuma. Bose nyine ntabwo bizerana, ubwo sinzi ikibazo gihari hagati yabo. Nkuko bigaragara Uwinyeza Pamela mu minsi ishize ndagira ngo muherutse kumubona mu kabari ari kunywa inzoga, ndetse nuza kureba iyi video yakomeje kugenda ituma benshi banenga urugo rwa Benjamin ndetse na Pamela. Kuko nyine babonye Uwinyeza Pamela ari mu kabari, ndagira ngo na amashusho yagaragaye mu mezi make ashize. Nanone byumvikanaga ko Uwinyeza Pamela na Mugisha Benjamin batumvikanye bagahana iminsi yo kujya kwitekerezaho. Nibwo Uwinyeza Pamela byamurenze avuga ko yagiye mu kabari ajya kunywa inzoga ariko haza kugaragara undi muntu amufata amashusho uyu Pamela atabizi. Ubwo aya mashusho yashakajwe ku mbuga nkoranyambaga, benshi barayareba, mu by'ukuri bakomeza kugenda banenga Pamela ndetse na The Ben. Nyine bavuga bakibaza impamvu Pamela na The Ben badahuza kandi bafite byose, bafite amafaranga, bafite buri wese ni icyamamare ku giti cye. Nyine ugasanga benshi bibaza impamvu badahuza bikabacanga. Nibwo The Ben yakomeje kugenda aca amarenga avuga ko umugore we batabanye neza cyangwa se batarimo kumvikana, kuko Pamela yafashwe amashusho yagiye mu kabari ariko bivugwa ko bari bahanye iminsi igera kuri 25 yo kujya kwitekerezaho kugira ngo buri umwe amere neza. Ubwo nyine bivugwa ko iyo batameze neza bahana iminsi yo kujya kwitekerezaho. Ariko Mugisha Benjamin we ikosa atajya akora ntabwo ajya atuma uyu mugore mu by'ukuri afata umwana ngo amujyane muri iyo minsi babahanye yo kujya kwitekerezaho. Ahubwo Mugisha Benjamin abwira madamu we ugomba gufata umwana ukamusiga mu nzu mu rugo akarerwa n'abakozi mu gihe mu by'ukuri wagiye, kubera ko nyine bose uraza gusanga barashinjanya gucana inyuma. Nyine bose barashinjanya gucana inyuma, ukabona rwabuze gica rwambikanye, habuze mu by'ukuri uwakubaha undi, habuze uwagandukira undi. Ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane kugeza kuri aka kanya. Nibwo mwabonye amashusho yakomeje kugenda agaragazwa ku mbuga nkoranyambaga witwa Ashton Hall ndetse na The Ben na Ashton Simora mu by'ukuri bagiye mu rugo kwa Benjamin, ariko bagerayo bakabura madamu The Ben. Nyine bamubura bakamumubaza, The Ben akabura icyo asubiza, bakomeza kugira mu mubaza cyane. Nibwo yaje kuba mu by'ukuri ahamagara umugore we kuri video call. Uwitwa Pamela yarahamagawe ku nshuro ya mbere akupa umugabo we, ahamagarwa inshuro ya kabiri yongera akupa umugabo we. Ku nshuro ya gatatu nibwo yabonye Mugisha Benjamin akomeje kugira amuhamagara cyane, nyine arangije agira ikibazo, agira amakenga, aravuga uti ahantu nasize umwana wasanga hari ikibazo kivutse. Nibwo nyine yaje kuba afata uyu mugabo we, akimura kumufata amupresenta kwitwa Ashton Hall. Nyine baravuganye biranagaragara, amashusho akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ariko Uwinyeza Pamela yahise asezeye igitaraganya Mugisha Benjamin, kuko nyine ntabwo bameranye neza. Byaragaragaraga Uwinyeza Pamela yahise asezera Mugisha Benjamin igitaraganya. Ubwo nyine bari mu birori mu bitaramo, ndagira ngo mwari mwabonye Mugisha Benjamin yatumiye abashyitsi mu rugo, ndetse ari nabyo benshi bakomeje kugenda bagaruka banenga uyu Benjamin, bamubwira uti ntabwo bakagombye kuzana abo bantu mu rugo iwa, kuko abo bantu uzana nibo bagenda bagukururira, nibo bagukwegera, ugasanga uri kuzana abantu mu rugo ingegera zose, abarozi n'abaro nyine byose wagiye urarunduruzana mu rugo iwawe uzi ngo uri gukora igikorwa cy'urukundo. Ntago ari byo. Benshi baramunenze bavuga ko inshuti nyinshi atari nziza.
buri gihe uko wubatse bakabona ufite umugore mwiza w'ikizungerezi gutya, bakabona uri boga rumeze gutya. Hari abakobwa batabyishimira, hari n'abagabo batishimira ko ufite umugore mwiza gutyo, hari n'abandi bakobwa batishimira kubona Pamela afite umugabo mwiza nkawe. Ugasanga benshi barakomeza kugenda batanga ibitekerezo, ariko kandi wasanga ibintu bavuga ukabona nibyo. Kuko muri iyi minsi amashyari areze, ntabwo inshuti zacu ziri kwifuza ko twatera imbere, ntabwo mu by'ukuri abo twita nk'abantu bacu ba hafi bari kwifuza ko hari icyo twageraho. Ugasanga ibi byose amashyari, ninkubwira ngo Satani yarahagurutse yavuye ikuzimu agera mu isi uze ko byumva utyo. Abantu buzuye amashyari n'urwango rwinshi. Ndatekereza ko Mugisha Benjamin amakosa akomeza kugenda akora yo gutumira abantu bakaza mu rugo iwe, benshi baramuhanurira bamubwira ko bamwe mu bantu yatumiye ari bo bamuroza umushyarara, mu by'ukuri bamara kumuroga ubundi bakaba batuma atumvikana kuko nyine ngo kumvikana kwa Mugisha Benjamin na Pamela umugore we ngo biraza kuba bigorana cyane. Ugasanga benshi bari kwibaza uko byagenze, bikaba byabacanze rwabuze gica. Ubwo rero bashakanye bakundana, yari couple nziza mu Rwanda. Ndagira ngo nyine benshi mwarabibonaga ukuntu n'ubukwe bwatashywe n'ibyo nyine, nta gihugu na kimwe kitavuyemo umuntu watashye ubukwe bwa Pamela ndetse na Mugisha Benjamin. Ariko kugeza kuri aka kanya amakuru akomeza kugenda avugwa nuko bishobora kuba byumvikana ko bagiye kuba bakaka gatanya bitewe nuko batarimo guhuza mu rugo. Ugasanga nta numwe uri kugandukira undi, benshi barakomeza kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye, bakibaza ko uyu mwana runa azabaho gute, bikabacanga. Nyine ushobora kwibaza ngo nimba bafite umwana nk'uyu nguyu utaruzuza n'imyaka 2 n'umwaka umwe utaruzura neza, ugasanga nyine barakomeza kugenda bibaza bikabacanga. Ubwo runa yakomeje kugenda aba inshobera amahanga y'abaturage, benshi barakomeza kugenda bahangayikira uyu mwana w'umukobwa mwiza, n'umwana mu by'ukuri ubona ufite ejo heza.